mfite imyaka 94 banyibye ingurube umuntu yaraje atiye ingurube ko kirara gitoya ariko umwana azayongera uzakura ayongereye bukeye ndayiba nkeka ko ari waje kuyireba mu kiraro. Ibisambo biratujengereje ubu nk'ubu nihereyeho kuwa kabiri baratwibye mu rugo iwacu, none n'iri joro barayibongeye baraza baratwiba inzu bayitoboye ibintu byose babimaramo inzu y'igikoni kandi uwahatoboye twamaze kumenya amakuru uwo ari we kuko kimwe mu byo yibye iwacu mu rugo hari aho yagiye kwiba mu rugo rwa kabiri arakihata bamufashe. Nanjye baranyibye nari mfite ubukwe ndi kubura icyumweru kimwe ngo nkore ubukwe baraza barabomora inzu banya 320. Ubu nta muntu ucyorora ingurube atayishyize mu nzu, nta muntu ucyorora ihene ngo azirike ku musozi nka hariya ngo yindukire gutya n'ugaruke ngo uyibone. No mu nzu banazidusanga no urazirika ihene wajya kure ugasanga bayijyanye, wazirika ingurube wajya kure ugasanga bayijyanye. Mfite urutoki ari hirya nkoramo mituweli, ejo bundi ndagiyemo ndabanza ndicara reba ukuntu ngana narize nk'isaha yose. Abantu basanze ndi kurira rwose barumirwa, baratemye batema mitoki 16. Aba ni bamwe mu baturage batuye mu mudugudu wa Rushoka mu kagari ka Kibingo ho mu karere ka Nyamasheke bataka batabaza inzego z'umutekano kubatabara. Aba baturage bavuga yuko bugarijwe n'ikibazo cy'abajura babazengereje badasiba kubiba ijoro n'amanywa, dore ko aba bajura bitwikira ijoro bakabapfumurira amazu ndetse bakabibira n'amatungo. Aba baturage bakomeza gutabaza inzego z'umutekano ko zababa hafi zikabakiza ibi bisambo bidasiba kubapfumurira inzu za buri munsi. Abaturage bakomeza bavuga usibye no kubiba amatungo magufiya ndetse no kubapfumurira amazu, aba bajura nta kintu bajya basiga inyuma, byaba ari ibitoki baratema yewe ndetse n'imyaka mu murima bayisangamo ngo bakayirandura. Abaturage tuganira umva uburyo bagarutse kuri bimwe mu bituma badatera imbere nk'abandi bitewe n'uko ubujura budasiba kubibasira, icyo baguze cyose bucya abajura bakijyanye. Urakoze, nitwa Yandere Genevieve. Ibisambo biratujengereje ubu nk'ubu nihereyeho kuwa kabiri baratwibye mu rugo iwacu, none n'iri joro barayibongeye baraza baratwiba inzu bayitoboye ibintu byose babimaramo inzu y'igikoni kandi uwahatoboye twamaze kumenya amakuru uwo ari we kuko kimwe mu byo yibye iwacu mu rugo hari aho yagiye kwiba mu rugo rwa kabiri arakihata bamufashe. Yahataye bimwe yakuye iwanjye bwa mbere, hari icyo yahataye ni kimwe, yahataye ishoka mu bintu yari yibye kuko yibye inkoko 3 n'ishyiga baduhaye n'ishoka niyo yahataye rero muri urwo rugo aho bamufatiye. Turamuzi nyir'urugo bafatanye imbona nkubone. Kuki mutamukomeje? Yamucitse yarengeje umupanga agiye kumutema, umuntu wari umusanze mu nzu kuburira ntago yari kumufata. Yapfumuye inzu abasanga mu nzu. Twebwe yayipfumuye cyari igikoni ariko inzu nini yabanje adukingiranamo. Ubwo rero ku rugo rwa kabiri bo uko yabigenje yinjiye mu nzu ntitukuze ariko aho yinjiye ari hano muramubaza. Amakuru nayo dufite ariko nubwo bibye iwacu si aho honyine baratujengereje buri munsi basanzwe babiri bari kwiba. Nitwa Harerimana Theogene. Njye ku mugoroba natashye nk'igihe cya saa 7 neguye umutwe nkubitana n'umugabo mu nzu. Uwo musore bamwita ni umuhungu wa Karori hararya bita Polisi. Yansanze ku buriri, iruhande rw'uburiri niho namubonye gutya ari kujya afata ibiri iruhande rw'uburiri abijyana muri salo akabisaka. Ubwo rero yaramaze kuntwara telefoni n'amafaranga ari mu rukweto byose n'ibindi byose byo mu cyumba amaze kubigeza muri salo atangiye kubipakira. Ikintu nakoze nkimubona atangiye kumanura konteri ya Mobisol nahise mufata, twarwaniye aho mu cyumba turarwana. Ubwo abasha gufata umupanga nayo narajije iruhande rw'icyumba cyanjye awirukanganye mfata uruhande rumwe ndakomera ati nimuhurure Polisi aramfasha aranyishe mu nzu. Abaturage benshi babyumvise duturanye, aramanuka ngize ngo mukurikire kubera ko yabanjije inzu yose
amatara arayamanura akajya yamanura yarambika hasi hanze hose ntihabonaga mbega muri make uretse itara rimwe ryabonaga ryo mu nzu rya Mobisol asize riri kwaka. Ubwo mu gihe mukurikiye ndarindagira kubera ko nta kintu nari muritse na gito ntago habonaga, mbasha gukomera nkomereye abantu ati komera ndirukanka subira mu nzu, abantu batangira kuhagera. Ubwo ati nta kundi turi bubigenze subira mu nzu, ariko ako kanya nasanze ishoka yegetse ku muryango wanjye. Ishoka mu gitondo nyerekanye barambwira ngo niyaturutse aho naho bari bamaze gutaka ngo barabibye. Ishoka ndanayifite iri hano, banahataye urukweto kuko bageze hepfo mu bishyimbo barahakubitanira ari babiri. Njye mbaruzi mpagaze haruguru kubera nta rumuri, ariko nari mbaruzi. Aho hantu bahataye urukweto barahindukira banahata wa mupanga bari bantwaye. Urukweto ruri hariya n'ishoka iri hariya nta bibere. Nitwa Sengimana Joseph, nanjye baranyibye, nari mfite ubukwe ndi kubura icyumweru kimwe ngo nkore ubukwe, baraza barabomora inzu banya 320. Ubwo rero urumva kwiba bwo inaba ariba, ariko gusa njye nawe nzi ngo n'uyu nguyu ngo nyiba ngo ninde, ariko inaha ibisambo n'ibyinshi biratuzengereje rwose. Urebye gatoya no kukwica bakwica. banyibye ingurube, umuntu yaraje atiye ingurube ko kirara gitoya, ariko umwana azayongera, uzakura ayongereye, bukeye ndayiba. ubwo ukeka ko ari nde waba warayijyanye? Nkeka ko ari wowe waje kuyireba mu kiraro. Mujya mubamenya se? Ntabwo mbamenya da, ngo baza ari benshi. Ingurube yawe barayijyana? Barayijyana n'impamo y'Imana. Nta yindi urabona? Reka data wenda aho gusa, nari nakaguze udufaranga bampaye, leta atumpaye ntereka nyifashe ko aka kagurube kaza bakambeshejeho, baraza baragatwara. Abaturage nyuma yo kubona ko abajura badasiba kubiba ijoro n'amanywa, aba baturage bafashe umwanzuro wo kujya bararana n'amatungo yabo mu nzu kugira ngo bayacungire umutekano, dore ko bafite impungenge ko abajura n'ubundi bazajya babasanga mu nzu bakabatwara aya matungo bapfumuye inzu. Nubwo aba baturage bo bavuga ko umwanzuro bafashe ari uwo kujya bararana n'amatungo, ntago bahamanya n'umwanzuro leta y'u Rwanda yafashe wo kurwanya umwanda bahereye ku baturage bararanaga n'amatungo bikabakururira kuba barwara amavunja. Ubu nta muntu ucyorora ingurube atayishyize mu nzu, nta muntu ucyorora ihene ngo azirike ku musozi nka hariya ngo yindukire gutya n'ugaruka ngo uyibone. Murarana n'amatungo mu nzu neza pe. Ubu ni ngane ko tugiye kujya tuzizika no mu nzu banazidusanga no urazirika ihene wajya kure ugasanga bayijyanye, wazirika ingurube wajya kure ugasanga bayijyanye. Mfite urutoki hari hirya nguramo mituweli. Ejo bundi ndagiyemo ndabanza ndicara reba ukuntu ngana, narize nk'isaha yose. Abantu basanze ndi kurira rwose barumirwa, baratemye batema ibitoki 16, kandi igisambo gitwa ibitoki ni ibisambo by'ibisoresore biri kubyiruka ubu ngubu, kandi twe turabizi. Niyo wabwiye ngo bakazi ntabwo bakwemerera, bavuga ngo ngo twebwe ngo ntabwo ngumva ngo wana ngo ntabwo, ubundi barabakora nijoro ku manywa bakarabarya bakirirwa baryana. Ubwo mu by'ukuri twebwe niba leta itagize gutya ngo idufashe niba tujyanye igisambo twifatiye bwite twirariye tukatijya ngo nyine bagiye, sinzi nuko nabivuga wenda twebwe tuzishakamo ibisubizo bihesu. Urabona hanze ho baranyibangagira umva rero icendarira, ariko nge nasanga mu nzu ndi umusaza ubona ndashaje, ariko nasanga mu nzu ushobora kuzasanga twizirinze nk'amazi n'ifu yamuhanyije cyangwa namurangije. Sinjye wankubeshya pe, kuko twe turabijyana ubushobozi dufite bakabyo twataka ngo n'abantu ngo nyine ngo ngomba gukundana ku gahato ngo nabindi. Ubu arepfo niba bafite ibijumba nahingishije nabinze byatubura, ngura ifumbire y'imborera, ngura ifumbire muri tubure, dore ko tubura yishyuza kuba ndamwishyura amafaranga yose. Ubu imigozi yari imaze guterera nyine imaze gutsinduka imaze gufata. Ubu natisha kandi karima ngo nzajye kuyitera. Ejo naragiye nsanga barakumba kumbye yose, umuntu ayihereza inka, arakumba kumba neza yose ahereza inka. Ntago mwamumenya ariko twe turamuzi
iteke ni ugukuramo agahereza ingurube, igitoki ni ugutema bagatara. Twe turamuzi si nubwo abete kujyana nubwo tubiririmba se indirimbo. Kugeza ubu nk'abaturage batuye mu mudugudu wa Rushoka murumva mwasaba iki inzego z'ubuyobozi bitewe n'iki kibazo kiri muri uyu mudugudu wanyu? Cyifuza ni uko mwadukiza ibyo bisambo kuko biratujengereje. Nese niba bari kwinjira mu nzu akinjiramo afite umupanga, kukwica bwo ntiyakwica, yakwica. Umva ngo ubuyobozi rero ari ikintu mwadufasha kuri ibyo bintu, kuko si ubwa mbere abantu bose bataka bavuga ko ari ubiba, ntabwo ari ngiye nyine utazi bamujyanye mu buyobozi tubona bukeye yatashye. Icyo twe dusaba rero mu cyifuzo nge mfite dusaba uko byagenda, uko numva byakagiye kugiye kugenda mudufashije, mwaduha indi prive ya nyuma, umudugudu urimo abantu bangana batya, twe tukikorera irondo ryacu bwite nkuko dusanzwe turikora, tukongera tukamugwira bwite, tukamubazanira. Reba kure amaso yabaye ahinze ngo gusaza ni ibibazo ngenda buzana mu ngiri umudugudu. Baba ngo dukore twiteze imbere, urakora akabijyana amitugoza akayihingura akayihinga ibijumba bitarera, igitoki kirazamo agahita kuraho akajyana, imyumbati nuko ihe naho yiziritse ntabwo yasanga, ingurube nuko kandi nabano tuzi bwite tuzangu tunijyanira. None ngo ndi mu cyifuzo mfite kuko baravuga ngo uko gukeka ngo niko kweshya, twe turanamwifatira. Twe mu cyifuzo mfite ndumva mwakwiye kudufasha mukaduha uburenganzira tukongera tukikoriza mu tukakifatira, tukongera tukakibagezaho, bakongera kutitugarurira tukishakamo ibisubizo. Twashatse kumenya niba ibivugwa n'abo baturage batuye uyu mudugudu wa Rushoka niba ari ukuri. Twegera umuyobozi w'uyu mudugudu wa Rushoka Nsengimana Isaac, nawe aduhamiriza ko ibivugwa n'abo baturage atari ibinyoma ahubwo ari ukuri. Nsengimana Isaac ni njye uyoboye umudugudu wa Rushoka nk'uko abaturage bari kubivuga. Ikibazo cy'ibisambo kirogeye cyane, ariko nta mugayo reka byogere, ni ukubera ko iyo tubifashe tukabijyana kuri polisi bucya mu gitondo byagarutse. Tukibaza impamvu igisambo kiba rimwe tukakijyana, tukibaza impamvu uburyo kiba kabiri tukakijyana kikagaruka, twakoresheje imbaraga zishoboka. Nawe uzi gufata igisambo ukagifata rimwe, ukagifata kabiri, ukagifata gatatu, nta polisi duhamagaje, nta n'abadaso duhamagaje. Abaturage tuba twishatsemo ibisubizo kubera ko batubwira ko nitubifata tuzabijyana. Natwe rero iyo batwibye rimwe bituma tubabara, bigatuma dushyiramo imbaraga zishoboka, hakabamo n'abakubitwa bari kugifata. Rero twakigeza kuri polisi nta minsi 3 gishira kitari cyagaruka. Noneho niyo kigarutse nitumenya igihe cyagarukiye, tujya kubona tukabona aje mu mudugudu ari kuvuga ngo twari tuzi ko azaherayo, ngo none aratashye, ngo noneho ngo agiye kutwihumuriraho. Nkanjye nyoboye umudugudu bigeze bami nkayagira inka kera ntaraba umukuru w'umudugudu. Icyo gihe nari nshinzwe umutekano. Ndangije bamaze kuyimpa inka baraza barayifata bayijyana nijoro, imaze kubyara bayitesha iyayo bayibye. Bamaze kuyiba inka baragenda bayishyira mu gihuru bayizingiraho nyiragashihe. Bamaze kuyizingiraho nyiragashihe, inka niho narabyutse mu masaa 8 ngiye kureba kwiri kumwe n'iyayo, kwiri gufata iyayo neza. Nsanga inka bayijyanye iyayo yari yisigaye mu kiraro. Ndayishakisha nyisanga muri nyiragashihe aho bayizingazingiyeho ibishihe, ku munwa wayo umwuka waheze. Mpamagara veterineri w'umurenge araza mu gitondo kare ayitera inshinge biranga bibi by'ubusa, kugeza ubwo inka yanjye yaje kuvamo ubwehe bwo gupfa. Ubwo rero ibyo byose ni ibihombo abaturage ibyo bisambo bituzanira. Twega abaturage rero turababaye. Impamvu tubabaye, nk'ubuyobozi nagerageje gushyiramo imbaraga zishoboka kugira ngo turebe ko twakumira ibisambo, ariko tubabazwa nuko iyo twebwe abayobozi n'abaturage b'umudugudu wacu wa Rushoka twishatsemo ibisubizo byo gufata bya bisambo, tubabazwa nuko bihita bigaruka. Icyifuzo cyane iki? Icyifuzo rero dufite, turifuza ko uyu muntu nk'uko bamuvuze mu mazina bakaba bavuga ko bamufashe nijoro. Urumva ntabwo ari amagambo, ntabwo ari inkuru z'imbarirano. Niba nyir'ubwite avuga ati njye namwiboneye gutya, turwanira mu cyumba kandi si rimwe si kabiri si gatatu uyu muntu afatwa, yanagiye no kwiwawe aragaruka. Leta yashaka ikindi kintu ikora kugira ngo abaturage boroherwe. Numva ari icyo ngicyo rwose gikwiriye, kuko abaturage bo barababaye cyane. Kandi rwose tugeze n'aho abaturage bashaka kumbwira mu nama bakavuga ngo
bo bazishakira igisubizo. Tubona rero njye mfite impungenge nk'umuyobozi, mbona nta kindi gisubizo bafite, ni icyo kumusanga mu nzu bagahita bamwica, aho kugira ngo rero bamwice leta yakumira icyaha hakiri kare, kugira ngo nawe muturage nawe uzaba wakoze ibyo bintu atazabirenganiramo kandi yatanze amakuru ku gihe. Murakoze. Shimira mwe mwese twabanye muri aya makuru nari nabateguriye, njyewe ndi inshuti Isaac, dukomeze kwibuka twiyubaka.